Jewe namaraga kunkuru umoji swingi zanjye buriya buri wese agira swingi zanjye nk'umukobwa zabaga ari inyenyeri iyo namaraga kurwuzuza ngujuje ubwonko najyaga kubona nkabona ijuru rire ku inyenyeri nkabona ziri kugenda zintakara imbere nkazigendamo gake kugenda ntazikandagira inyenyeri z'Imana man gake nitonze muri izo nyenyeri narananira nyagukuntu yigeze gusinda akiruka inyuma y'agapapuro imodoka yataye agapapuro ngabona ni imodoka itaye umwana wayo ariruka ati mu imodoka itaye akana kubera imbaraga z'urumogi n'ibiyobyabwenge bose babika inkweto muri marete twese tuzenguruka ikigo twajya kuri assemblée Madrid tukabona twese twambaye ibirenge bite hano habaye iki ku kigo kuki mwambaye ibirenge ni jama batujama ninde nkahita ntambuka ndi baby numva ari bustari bukaze kubona koza akazi hariya mu kigo cya Muhiro kumasura n'imbyino ziteye isoni kandi ziteza abana marari barazidutoza abagande nibo bazizanye bazana ibyo biti bisafuriya inkoko nahazwaga ni sake ebyiri zirimo ibiro bibiri by'umuceri bakazitereka imbere bakangurira icupa rya kanyanga ry'ibihumbi 15 gitwaga wisiki iyo wisiki uyu munsi kugura 85 narayibajije ejo bundi kandi bambwiye ko amadogere bayamazemo maze ikagimanuka ihura n'urumogi wumva ujya screen ukakubitamo izo nkoko ukati ndindaya ndi class ndindaya wajye ugenda muri gihugu cyose n'isi yose wayifashe ukanuye amazi Zaburi nshya. Haleluya. Nitwa Mukankuranga Jacqueline mama Fabrice nababwiye ko naturutse ku itorero rya Rubonobono. Imana iduhana umugisha. Dufite intashyo zo hirya no hino turazibahaye mu izina rya Yesu. Twinjire mu ijambo ry'Imana mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cya Yosuwa ibice byaho 14 umurongo wa 7. Gitabo cya Yosuwa ibice byaho 14 dusome dore ku murongo wa 7. Ipaje 220 gitabo cya Yosuwa ibice byaho 14 umurongo wa 7 haravuze ngo icyo gihe nari maze imyaka 40 twari Kadeshi Barnea Mose umugaragu w'Uwiteka Mose reka ntangire icyo gihe nari maze imyaka 40 twari Kadeshi Barnea Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu bukeye ngaruka muhamiriza ibyo nari mbonye n'umutima utabeshya ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba ngeweho no matanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose Imana ishimwe. Reka twihute dusome aha mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi bice byaho ni 4 umurongo wa 8. Rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi bice byaho ni 4 dusome dore ku murongo wa 8. Reka dusome haravuze ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose n'ibishimwa byose niba hari n'ingeso nziza kandi hakaba hari n'ishimwe aba ari byo mwibwira ibyo nabigishije ibyo nababwirije ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Shyizwe ku mutima ijambo tugiye kuganira mu gihe kitari kinini rivuga kubaka ubucuti n'Imana. Haleluya. Kubaka ubucuti n'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu bagiye bahamagarwa mu buryo butandukanye nko nanjye naje mpamagawe mu buryo butandukanye kandi bamaze kuza bagira ibintu bubaka kandi barabyubaka birakomera. Ariko muri byose wubatse ndetse no mu kubyigana twahoze tuganirizwa no kubaka ubwami bw'Imana twahoze tuganizwa cyangwa guhamagara ubwami bw'Imana ndagira ngo mbingingire muri Kristo Yesu kugira ngo twubake n'ubucuti n'Imana. Haleluya. Imana ikeneye umuntu wubatse ubucuti nayo muri iki gihe mu bantu mu mubyigano muri ubu bwami bw'Imana no mu bwami bw'isi dutuyemo Imana iri kurebana n'umuntu wubatse ubucuti n'Imana. Haleluya. Uyu muntu wubatse ubucuti n'Imana hari ibintu bizanyeganyeza abantu banyeganyege rwose ariko kuko yubatse ubucuti n'Imana azakomera ku Mana. Umva uko umuririmbyi yaririmbye. Haleluya. Yaririmbye ngo abayuda bakomera ku Mana ngo abayuda bakomera ku Mana. Haleluya. Undi agiye kuririmba aririmba indirimbo nziza aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera ngo kandi nibamara gukomera bakora iki by'ubutwari. Iyo wubatse ubucuti n'Imana Imana ijya gukoresha ibintu by'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Abangaba ni abagabo babiri tubonye hano muri Bibiliya Yosuwa na Kalebu ariko boherejwe n'abatasi 12.
ngo baherezwa n'abatasi 12, babiri barubakanye ubucuti n'Imana, ariko abandi 10 bari aho ngaho gusa mu kigare. Ikibazo si ugutumwa, ikibazo si imirimo nkora, si imirimo ukora, ahubwo yikora warubatse ubucuti nande. Ikibazo si amasengesho usenga, ikibazo si iminsi umaze, ikibazo si n'ibyo ushoboye, ahubwo ibyo ngibyo birimo warubatse ubucuti nande. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu dutabare. Tugeze mu gihe gikomeye, agakiza buri muntu wese arisanisha nako, kandi abantu bose murahura akakubwira ati ndakijije, ariko muri ubwo buryo bwose hari abantu bubakanye ubucuti n'Imana, kandi abo ngabo mbatumweho ngo mbabwire ngo mukomeze mwubake ubucuti nayo, kuko ntago Imana itinze kugira ngo igaragaze isano mufitanye. Mumvugire ngo amen. Ntago Imana wowe uri kubona itinze, uri kubona bicitse rwose biyoberanye, ariko Imana ije kugaragaza ubucuti mwubakanye, kandi Imana ije kugaragaza buri wese inyubako yubatse. Umva uko ijambo ryambwiye muri Matayo ibice byaho 7:24, byaravuze ngo nuko umuntu wese wubaka inzu. Haleluya, haleluya. Ngo nuko umuntu wese wumvisha amagambo yanjye akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iraza, ndetse rwose ngo biyikubitaho, ngo ariko ngo ntiyagira icyaba kuko yashinzwe mu rutare. Muroko ushinzwe, mwene data uteretswe, ubucuti bwawe bifitanye nande. Imana yacu tugirire neza. Ariko ngo umuntu wese wumva amagambo y'Imana, abantu barumvise kamabwire mu bintu twumvisha ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Abiriwe hano haleluya, ejo abiriwe hano ejo haleluya, haleluya. Ejo twiriwe twumva ijambo ry'Imana, ndatangajwe gahunda za hano bashyiraho umwigisha, bashyiraho amakorasi, bashyiraho umwigisha. Natanga iwacu yavuze ngo natwe bavuga batumwa dukwiye kuza tukicara tukarya. Ariko abantu bumvisha ijambo, ariko ikibabaje nuko iri jambo ritigeze ribasigira ubucuti n'Imana. Bigiye kurangira bagaragaje nk'aho abantu batigeze barya. Bigiye kurangira bagiye kugaragara nk'abantu batigeze bagira icyo bakira. Ariko Imana idushoboze kuri uyu munsi wa mbere, abari mu nzu y'Imana, haleluya, wongera uhendahenda Imana, mwubakana ubucuti. Wubaka inzu ariko wubaka ubucuti n'Imana. Ugira amaduka ariko uyagirana n'ubucuti n'Imana. Ushaka umugabo ariko umushakane n'ubucuti bw'Imana. Ubyare ariko ubyarane n'ubucuti bw'Imana. Haleluya. Mbere na mbere ubucuti n'Imana, kuko iyi minsi ntabwo yoroshye, kandi ndagira mbabwire ngo imivu, imiyaga bizapima uwubatse ku rutare n'uwubatse ku musenyi. Bose ukijwe n'udakijwe, byose ibibazo turimo turabisangiye, sibyo? Ikiro cy'ibirayi ko kigura ku muhanda hariya muri quartier, niko niwacu kigura ku mupantekote n'utari umupantekote, bose byaje kubapima. Ariko biraza kugaragaza umuntu wubatse ubucuti n'Imana n'utarabwubatse. Kubaka ubucuti n'Imana, itorero, haleluya, haleluya. Aba nabo ngo barobanurwa mu Bisiraheli, ngo bamaze kurobanurwa urumva abantu barobanuwe. Ariko Imana yarobanuye abantu. Uziko Imana ijya kurobanura itareba ku buranga n'igihagararo n'igitinyiro naho uvuka. Ayo iyi Imana yitwa Uwiteka. Mumvugire ngo amen. Iyiza kugira ibintu irebaho, ntago mama Fabrice mama bahagaze imbere mu Kiderenga ahantu mvuka kwa John na Mukabaranga. Ndashimira Imana ko umuyobozi wanjye w'icyumba ari hano mu Jean Dodi, uriya tuvuka hamwe mu Kiderenga. Imana imuhumugisha mu izina rya Yesu. Karise tw'ikiderenga nta hantu utaza gukura umugeni, nta hantu ni mu bajini, ni mu mapampe, ni hahandi utambuka bakabagushikujisha koshi. Ariko turashimira Imana idusanze ikaturobanura. Nawe ureba abandi kurobanuye uyu munsi yakuzanye kugira ngo igusabe ijambo ryitwa kubaka ubucuti nayo gusa. Nta kindi ukenewemo. Ubaka ubucuti n'Imana, ibindi biharira Imana kuko iraza kubigenza neza. Mumvugire ngo amen, haleluya. Ngaba nabo bararobanuwe nk'uko warobanuwe. Imana uzi ko yarobanuye abantu bizeyemo iby'imbaraga. Imana yarobanuye abantu bizeye ko bazayihagararira. None abantu batangiye gutakaza ubucuti n'Imana kubera ituntu tw'amavuta, ibintu bitandukanye, impamvu zitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana irakiranuka kandi irera, kandi uwera niwe uwera. Iyi Mana nta marangamutima igira. Niba ikubwiye ngo reka ibi bireke, niba ikubwiye ngo ndaguhamagaye. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Haleluya.
Imana yacu tugirire neza. Ijambo ryaramye ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Mumvugire ngo amen. Uburyo mukundanye muziranye, hari ibyo muziranyeho. Ibyo muziranyeho nibyo bigiye kugutambutsa abandi baguye. Nibyo bigiye kukurisha ibyo abandi babuze. Nibyo bigiye kugutuza abandi bimutse. Nibyo bigiye kuguhagarika hana abandi bavuye. Aho ibyo muziranye, kuko abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Kandi abantu bafashe icyemezo cyo gukunda Imana. Kandi gukunda Imana ntago bitera umwako. Mumvugire ngo amen. Bitinda koza ariko biraza. Kandi no mujye bitari byase Imana yiciperereza, mvugira ngo yiciperereza. Iraryica. Waje utambuka ati arahise. Nta n'igihumba ariko bakafata arahise miliyoneri. Haleluya. Ntacyo bidutwaye. Wakubaka yakubakana ubushuti n'uyu mugabo witwa Imana. Uwabana yabana n'Imana. Uwatinda yatindana n'Imana. Uwavuga yavuga Imana. Abantu bavuze ibigwa, abantu birangira babakuje. Abantu bubakanye ubushuti n'abantu birangira babakuje. Abantu bubatse amataje birangira bayateje cyamunara. Abantu baguze amamodoka bayaruhiye birangira birangiye. Ariko umuntu wubatse ubushuti n'Imana, nahisi yahinduka agize ate arashinganye. Mumvugire ngo amen. Ubushuti bw'Imana ntabwo bukora kubera ko ufite VWT mu muhanda cyangwa ufite dogitora. Niyo utazi gusoma no kwandika nka Mama Fabrice byarananiye mu ishuri kubera iburi, nirwaga nicomera iburi abandi biga. Niyo byarakunaniye araza akakubwira ati nzi ibyo nibwira nzakugirira. Haleluya. Ntabwo ubushuti bw'Imana bugira ikintu kimwe bushingiraho. Iyo Imana ije kubakana nawe ubushuti ntakishingiraho. Yiza kugira ibyo ishingiraho nawe ntabwo warahamagawe. Ariko turashimira Imana. Haleluya. Haleluya. Uzi kugira ngo ubudafite itaje muri iki gihugu, ubudafite n'inzu y'amabati 10, ubure n'ubushuti n'Imana. Oya, tuvuge ukuri, kuko wananiwe kubaka n'inzu y'icyuma kimwe na saro, sibyo? Nta nakaduka ufite byibura hariya. No kubaka n'ubushuti n'Imana nabyo nta bihari. Uri kuki? Oya, tuvuge ukuri, uri kuki? Ariko naho amaduka y'abadahari, imodoka nizihabi n'amazu. Warubatse ubushuti n'Imana, ubwo bushuti buzaguhuza n'ibyo ngibyo. Mvugira ngo buzamuza nabyo. Mvugira ngo buzamuza nabyo. Merutse kujya muri bisi imwe ngira umubabaro. Nari ngiye ahantu mwivuga butumwa, abantu bagenda baganira ukuntu umuhanuzi udafite amafaranga muri minsi asigaye ari fake. Ukuntu umuvuga butumwa udafite baze nziza n'urukweto ruhagaze asigaye avuga abantu bamurebera aho ngaho. Bavuga ku bavuga butumwa, bavuga ku bahanuzi, baravuga ati cyambere ni inote mwana. Ibintu by'umwuka ntibikirya mushaka inote. Bavuga uko batuka ikintu bita umwuka mpicaye. Ndababara kanga. Yewe ndavuga ni Imana nkora iki? Modoka yose izamura oye ku kintu bita inote muri iki gihe. Kagacira ari uko usa nuko wambaye nuko ugenda. Ngiye kuvamo ndababwira nti shofi wampa iminota nk'itanu gatoya nkababwira. Uwo mwuka mwatutse nkabubabwiraho gake. Numvaga mfite ibyo kumubabwiraho. Ndababwira nta mafaranga ntashobora kuguhuza n'umwuka. Ariko umwuka wagucomeka amafaranga ari. Ubu twebwe abantu buzuye umwuka wera, dufite amataje yo muri iki gihugu yose, dufite amafaranga yo muri iki gihugu yose. Ubu uyu munsi ushobora kuzura umwuka wera ngenda n'amaguru, ejo umwuka akacomekana n'umuntu ufite amamodoka. Namubwira iki Imana avuze mu gitondo mukazanga nitwara. Ndi kubera ko umwuka wera hari. Ninde wababwiye ko amafaranga aranahuriye n'umwuka wera? Mwuka wera usaka, mwuka wera muyobozi ukuyobora kugeza aho ibyawe biri. Mwuka nababwiye ku kintu cyitwa umwuka wera, mvuga ururimi rw'isi ndaje mva mu modoka yabo ndigendera. Hoya numvaga nkoya. Ejo bundi mvuye muri niba turahantu harahirya naho tugezemo umuntu abarandebye arambona haranga ati Mafabri nakumvishe kuri radio mukejo ndi kwambe ntiye waranyumvishije. Kandi sanzwe nkubona kuri YouTube ni ukuri mbaho mvuga ko Imana inkuye mu buraya mu kiderenga. Atari ko hari ikintu ushaka kukubaza nti. Ati nashaka kubaza ibintu byabere mu cyahafi muri ADPR ni ibiki? Ubundi reka mbabaze. Ni ibiki bituma ADPR muri jyana muri kuma YouTube muri gutuka abantu bari kubatoka kariho hari ubutunzi byagenze gute? Ndamureba ndamwitegereza. Ndamubwira numva nkubwira yari bisi yose cecetse cyaki cyose tugenda dufashe mu. Kasinjya nkunda kugitega ariko sinzi ukuntu umwuka yanjyanyemo. Cyari muteto. Dore nari mfashe nyamanitse amaboko. Amaguru nayo adakora hasi meze ni. Abambajije icyo kibazo abankozeho. Ndamubwira nireka nkubaze. Ni iki gituma utinyuka kubaza ibibazo bikurusha ibiro? Ibiro ufite urabona ushinzwe kumenya ibyo muri ADP. Nkubaze. Ibiro ufite urana bishinzwe kumenya ibyo mu cyahafi n'ibyahabereye n'abaharwani. Ibyo ni bikimbariza mu hano. Tugende hariya mu rusengero cyangwa tugende mu ishyamba njya kugusobanura imibere muri ADP. Nkubwire n'impamvu yacu. Twebwe turi ubwoko butuye ukwabo. Twe turi ishyanga ryera. Turi abantu Imana yarose. Kandi dufite umutungo ariko zimubaze ko turi umutungo kandi dufite n'imitungo. Niyo mpamvu abajura bahora badutera. Modoka yose bati karabaye.
na rwa rujwi nyine n'abaruzi kuri YouTube bati ndabya ni mucece mwese mo hano uko muri iyi modoka nta ufite ibiro bipeza itorero Kristo yameneye amaraso ntimumbaze iby'itorero mugene mujye kubibaza nyiraryo arahari kandi amarembo y'ikuzimu naho yaritinyuka ntazarishobora ntibabone bahagaza ntibabone bavuga ntibabone babikorana ngo bajye ngo nyiraryo arirangaranye nyiraryo arima kandi azazi hari igihe kizagira hano hakajya hinjira umuntu ufitanye ubushuti n'Imana hano muri ino miryango bajya kuhinjira bakabanza bakumva hari ntabwo ariko bizahora bino ibi ntabwo icyo ari igihuru itorero si igihuru nanjye iwanjye kuhinjira bigira amabwiriza iwanjye kwa Jama umwe muzi wahoze ari indaya uvuye hariya munsi y'ikiraro nanjye iwanjye uyu munsi yuje bigira amabwiriza hari kondisiyo nkaswe hano mu nzu y'Imana uru rugo rufite nyirarwo Imana imuha umugisha rufite kiyemwe kandi uwo nyiraryo turi kumushakaho ubushuti turi kubakana nawe ubushuti harahirwa abantu baraza guca mu bintu no mu bantu bakubaka ubushuti n'Imana abo bantu barahiriwe kandi kubaka ubushuti n'Imana se ni iki ijambo ryarambwiye ngo kubaha Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nicyo kugira ute abanyabyaha bose nubatse ubushuti n'Imana bose n'ibyaha byose Imana ireba mu mutima niko n'inyuma irahareba n'imbere irahareba none twebwe tubuje gusambana rero kwemera gusambana ngo uzaza uyidingisiriza imbere ireba umudiho urimo ibyaha ntacyo bwiye Imana ayirindwa arimo ibyaha ntacyo bwiye Imana cyose bivuze iki niyo mpamvu turasenga tugahondobera mwakagombye kuba isi yose mwayifashe kubera irindwi twubaka ubushuti n'Imana mumvugire ngo amen gahunda niyo kubaka ubushuti n'Imana nta handi bwubakirwa naho muri iryo jambo riri mu Yobu 28:28 amen nukwibwira umuntu iti kubahwa nibwo bwenge kuva mu byaha niko kugira gute nabugingo nuba abantu bamaze imyaka 50 arinjije mu nzu y'Imana ntibashaka no kujijuka siko babugendana bakabuhimbaza bakabuhananwa n'ubudiyakoni bakabwicarana no kuruhimba aho umukozi Imana tubwiye ati juharanira kuza kuca ntabwo icyambere no kwicara icara aho ngariko ubaka ubushuti n'Imana haleluya naho uzahicara kuko hararyoha rwose pe natwe tuvuye mu kidirenge iyo munsi y'ikiraro tutangajwe no kubura tuhica no imbanye mu kidirenge kahanyica zizabura ko kwicaza wewe warakuriye no muri ekodimu siko dufite umuntu utabwira ngo shima n'Imana ngabishobora agatitira kuko mu by'ukuri Imana tugire neza kubaka ubushuti n'iki kubaka ubushuti n'iki bene data ntibikwiye kubaka ubushuti n'Imana oya tuganire murebye aho igihe kigeze murabona tutakubaka ubushuti n'Imana murabona gahunda atari kubaka ubushuti n'Imana oya tuvugane ukuri murebye aho imisiri gahunda so kubaka ubushuti n'Imana turi guhura n'abantu bubatse amataje baba mu ya gatatu kakujyana ati mbabarira uzusengera abadayimoni barabanigamwa mukozi w'Imana ngwino nika abadayimoni batitinya eshatu niko zigeretse nibagutinya muri vewiti bakakugaragariza amako agenda bigura ari ibidindo utumbagira abadayimoni baraba ariko twebweho naho twaryamamo hari nubwo twagenda n'amaguru hariyo twubakanye ubushuti nayo kandi yirinze amagufa yacu n'inyama zacu n'ubuzima bwacu n'ingo zacu nikijya kutugeraho cyose tuba twakimenye mbere nemo takota jambo ryambwiye ngo iki ryaramye ngo abayuda barusha abandi ngo barusha muri byose ngo irya mbere naririndi rikurikira narya nyuma nta n'irya mbere niryo ryonyine ribaho kwiza ngo nuko babitse ibintu byavuzwe n'Imana ariko hano harimo abantu babitse ibintu byavuzwe n'Imana ngo mvuge ngo amen siko sanza ari hafi ya mwese we namwe mumeze nkanjye siko amavuta ndimo mbona harabonye asangiye nawe hoye naga amavuta ndimo arayo yasize ikiro cy'umuceri mu nzu nta gihari ndanava hasi ndagwa n'igihumi nanjye ntacyo mfite ariko kuba mfite ibintu byavuzwe n'Imana gahunda no gukomeza nkubaka ubushuti n'Imana nkahagarara muri Yobu 28:28 amina kuko ubwenge ni data buta hari unsomeye muri mwese narinze mbasiziye munazi gusoma no kwandika ndi baby nyabahariya ku muhima niho nize ndi baby genda icumbagira
ndi bebe mbana n'amaji gusa mboboza ku mihanda arizo nshuti yanjye. Mama yarakuyeho yarumiwe, aba mu nzu y'Imana, ko Imana imubwira ngo nzakugirira neza. Abafite nzaku haleluya. Iyi Mana ni inyangamugayo. Niba mushaka inyangamugayo, kubana n'inyangamugayo mubane n'Imana. Niba mushaka kubakana ubushuti n'inyangamugayo mubwubakane n'Imana. Naho abantu nabamuyomba nabatante bose bazabakuzaho, kandi musigare mutuka Imana. Nabo bahanuzi mwimitse muhemba bazabakuzaho, ariko Imana uwo wubakanye ubushuti. Ijambo ryaremye ngo umwenda wari ukingirije ahera warataba. Buri wese yemerewe kugera kumva icyamakuru. Nkunda kumva amakuru ariko urataje. Haleluya. Buri wese najeyo amakuru ari kuvugwa. Utanga amakuru nawe mufitanye isano. Niba ntacyo mupfa kukirgubaririza mu bandi. Ubu ngubu kuri YouTube, ejo muri navuye kuri radio Umucyo murampamagara. Dusengere tubwirire. Njyewe nzibwirira Imana ryari. Mbishinze abanyarwanda ntago nabivamo. Namwe mwiyizire. Kuki mwebwe mutamuhatinya mbese? Ni iki gitumye muhatinya mwirirwa mubwira abandi ko wiri gusaba amasengesho y'intwererano? Tuvuga ukuri. Usko dufite abantu batajya bigererayo. Bafashwa kuko bari kumwe n'abandi. Nawe ushaka tuvuga. Dore ibingibi birarangiye ibingibi. Ibi byo kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane birarangiye. Mwese mujye mu mirimo mukore. Mujye muhura ku cyumweru mwumva ijambo rimwe. Birarangiye. Ariko abubatse ubushuti n'Imana. Kuri mu gihe cyo guhunika. Kandi Imana ibabazwa n'ukuntu abantu bari guhunikira mu biva. Barabyakira bigahita. Bagataha ntacyo bajyanye. Imana idutabare. Ibihe bigusanganye imbaraga ki? Iminsi gusanganye imbaraga ki? Wubakanye ubushuti nandi. Ko uyu Kalebu na Yesuwa bibonye batumiwe, bibonye barobanurwanye n'abandi bagabo 10. Ko nawe hari ahantu Imana igiye kukurobanura ikakujyana ikareba imbaraga wagwije. Ayirindwa uvuyemo ikareba imbaraga wagwije. Abisirayeli bose bari barabonye Imana. Ntago Kalebu na Yesuwa bari bakwiye guhamya Imana bonyine. Ariko ngo baragenda bose bajya mu gihugu cyo gutata. Baratata. Bose igihe kigeze barahaguruka. Muri rya rero 10 niryo ribanza imbere. Nayo mbabwiye ngo 10 riri imbere na bugingo n'ubu. Ariko 2 nabo barahari. Inyuma y'10 hari 2. Mumvugire ngo amen. No muri iri torero inyuma y'10 hari 2. Muri iki gihugu inyuma y'10 hari iki? Kandi 10 rifite icyamugongo gusa. Ntabwo tuzarya. Ntituzabibona. Muve muri Kigali. Nta mugabane uhari. Uziki 10 ryabaye amajwa kurimo. 10 ryaza muri ayo majwa kuzuye. Wese ntubizi ko wendaga kujya mu cyaro. Ntubizi ko wikatiye urwo gupfa umuceri utakiwemerewe. Aho ngaho uruko kwizera kwawe rya kawunga kuko niko wikatiye. Ihangana. None se bigende gute? Ko nawe wubakanye ubushuti nawe. Irya ko kawunga na mitiyu. Uhatetereza uhatukira Imana. Nasomye ijambo rintera ubwoba. Igihe kimwe Abisirayeli ngo baragiye bajya ku mugabo witwa mu gihugu cya Edomu, ngo baragenda barakomanga. Ngo bakomanze baravuga ati mwatubabarira tugaca muri iki gihugu tukigendera ko nta kintu tuzakora. Bibiliya irambwira ngo nuko umwami wa Edomu arababwira ati nimwibeshya mukahanyura nzabasanganiza inkota. Kuzimu baratwiteguye ariko twe bisanzwe nta mbaraga dufite. Ndaje mbabwira ngo iminsi yiteguye abantu. Myitegura yararimbanije. Ariko bisanze nta bushuti tunafitanye n'Imana. Imana twubakiye ubushuti nayo. Uyu munsi Imana yubakana ubushuti n'abanyetorero basejemo. Natwe abashyitsi. Imana tugirire neza. Ngo barongera bamwandikira urundi rwandiko rwo kumusaba inzira. Ngo noneho urwo rwandika rwoherezanya n'ingabo ngo barahagota. Biramya ngo barazenguruka ku nyanja ituku. Ngo barazenguruka bakikira igihugu cya Edomu. Ngo imitima yabo iraruha. Ngo maze batuka Imana na Mose. Imana ibibonye irababara. Bataba abantu niyeretse. Bari kunukira n'imitima ngo ni mibi. Aba bantu nagaragarije imbaraga zanjye nkabaha udusura. Nkabaha amasura ntayo bagira. Aba bantu nagaburiye n'ibyo nabagaburiye nabo byo barabyibagira. Kubera gukikira gusa. Reka nze mbereke. Bibiliya iramya ngo nuko Imana yohereza inzoka z'ubusabwe.
ngo zirabarya ngo ariko habonekamo. Ndashimana ko nubwo bimeze gutyo hahora habonekamo. Sejemu haleluya. Hahora habonekamo. Hahora ngo habonekamo. Abisubiramo baravuga bati oya tujya imbere ya Mose twaramututa. Ngo bajya imbere ya Mose baramwaturira barapfukama. Ngo babwira Mose bati Mose we twaragututse tugutukana n'Uwiteka. Nicyo gitumye akakaga turimo. Ubu ndajya mabwire ngo nta kindi kidukozeho. N'abantu batutse Imana na Mose. Dufite ikibazo cya akana bisi byashingana. Kandi nawe barahimbaza n'agahimbaza baravuga indimi nawe akazivuga.